Iyi ni sitade y'igihugu cya Singapore, reka wumve amateka uburyo byagenze kugira ngo hubakwe sitade ya rutura ingana gutya. Byose nibyo tugiye kurebera hamwe nyuma y'imyaka 30. Mu gihe cy'imyaka 30, iyi niyo sitade y'igihugu cya Singapore. Yari iri ahantu habereye imikino mikuru, ibitaramo n'ibirori by'amateka. Ariko mu mwaka wa 2011 iyi nyubako yigeze kuba ikimenyetso cy'igihugu cyasenywe burundu. Niki cyatumye igihugu gifata icyemezo cyo kuyisenya? Njye tugiye kubana ndi Flash, ni Flash Top TV. Stadium yafunguwe mu mwaka wa 1973, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 55,000. Yakiriye SEA Games, National Day Parade ndetse n'ibitaramo by'abahanzi mpuzamahanga harimo nka Michael Jackson na Bon Jovi. Ku gihe cyayo yari inyubako ikomeye cyane muri Aziya yose y'Amajyepfo. Ariko uko imyaka yagiye ishira, stade yatangiye gusaza, ibikoresho byari bimaze igihe, ibyicaro bitakaza imbaraga, kandi ibikoresho by'imyidagaduro ntibyari bikijyanye n'igihe. Mu gihe ibindi bihugu byari bitangiye kubaka stade zigezweho, Singapore nayo ntiyasigaye inyuma. Yashakaga ahantu hashya hashobora kwakira amarushanwa akomeye ku rwego mpuzamahanga n'imikino ya AFC, imikino ya Aziya ndetse n'ibitaramo by'amahanga. Mu mwaka wa 2007 guverinoma yafashe icyemezo cyo gusenya stade ya Karangi kugira ngo yubake Singapore Sport Hub, umushinga munini wagombaga kuba ikimenyetso gishya cy'igihugu. Sport Hub irimo stade nshya yakira abantu 55,000, inzu y'imikino y'imbere nk'ibyo twita indoor stadium, hari pisine ya Olympique ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'ubukerarugendo. Nyuma yo gufungwa mu mwaka wa 2007, stade yahagaze imyaka 3, hanyuma 2010 na 2011 irasenywa burundu. Iyi ni Karangi Stadium. Bamwe mu baturage babifashe nk'urwibutso rubabaje kuko yari ahantu h'amateka, abandi bakabyishimira kuko igihugu cyari kigiye kubona igikorwa remezo kigezweho. Cyari cyiswe Sport Hub of Singapore. 2014 nibwo stade nshya yafunguwe igamije gusimbura iya kera no kuzamura izina rya Singapore mu mikino n'ibitaramo mpuzamahanga. Icyakora abantu benshi baracyibuka Karangi Stadium nk'ahantu h'amateka y'abafana n'umupira w'amaguru w'igihugu. Reka turebere hamwe iyi stade nshya yubatse ibyo yarushaga Karangi Stadium. Njye mukiri kumwe nitwa Flash, iyi ni Flash Top TV. Mu mutima wa Singapore neza ahahoze Karangi Stadium hubatswe ikimenyetso gishya cy'igihugu. Ni National Stadium nshya yafunguwe mu mwaka wa 2014 igahinduka imwe mu nyubako zikomeye z'imikino ku isi. Stade yubatswe nk'ishami ry'umushinga munini witwaga Singapore Sport Hub nk'uko twabibonye haruguru. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 55,000, irangwa n'uburyo bwo guhindagurika bitewe n'igikorwa kiri kuberamo imbere. Kimwe mu bintu byihariye ni dome yayo nini ya mbere ku isi ikozwe mu byuma. Ifite ubushobozi bwo gufungurwa no gufungwa roof mu minota mike cyane. Ibi bituma abakinnyi n'abafana barindwa n'imvura cyangwa izuba rishyushye. Stadium ishobora guhindura imbere yayo ikibuga cya football, gishobora guhinduka rugby, athletic track cyangwa ahabera konseri. Ikoranabuhanga ryihariye riyigira imwe mu nyubako zihinduka cyane ku isi. Kuva yafungurwa, National Stadium yakiriye imikino ikomeye nka SEA Games 2015, amarushanwa ya rugby, imikino ya Asia Football Club ndetse n'ibitaramo bikomeye by'amahanga.
atari imikino gusa ahubwo yanabaye urubuga rw'ibitaramo bikomeye. Abahanzi mpuzamahanga b'ibihe byose barahakoreye. Ibi byatumye iba igicumbi cy'umuco n'imyidagaduro muri Aziya yose y'Epfo. Iyi stade ni umutima wa Singapore Sport Hub, ihuriro rigizwe n'inzu y'imikino y'imbere, pisine na Olympic restaurant ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'ubukerarugendo. Ubu mu gihe stade ya Karangi ishaje yasigiye abantu urwibutso, iyi National Stadium nshya yahindutse ishusho y'igihugu gishaka kwerekana ubushobozi, ubuhangange, ikoranabuhanga n'ubumwe. Ni ahantu hatuma Singapore yigaragaza nk'icyicaro cy'imikino n'imyidagaduro ku isi, turetse no kuba ari muri Aziya y'Epfo gusa. Njye wumvaga na Refrage. Iyi ni Furage Top TV nk'ibisanzwe, kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi ku biganiro utaruzi kandi bigezweho.